Ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse n'abagorovye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifobagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base aho baherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde mu byo murimo byose. By'umwihariko turamukije ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika aho muherereye hose n'abantu bari ruguru turabasuhuje cyane. Imana ikomeze ibishimire, n'ukuri muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingenzi aho muri hose. Tubanje gutanga mpore ku miryango yabuze ababo aho muherereye hose, tubahaye pole, mwihangane, ihumure tangwa n'Imana. Imana ibaheze ihumure kandi Imana ibahe gukomera, kubera ko ibihe turimo niko kwabyo, iyi si niko kwayo, ta formule isi ikije cyose tugomba kucakira tukemera kubana naco. Ndetse n'abantu bafite abarwayi mu bitaro aho muherereye hose, mwihangane cyane, mukomere, ta joro ridaca nta n'imvura idahita. Barwanashaka bose amadubu mbahaye yambo kandi mbahaye karibu muri iki kiganiro tugiye gukora kitari kirekire kandi kitari kigufiya, kugira ngo tuze gusangira namwe ibiriho cyangwa se ibihaye bivugwa. Turahera ku ndege mu bwoko bwa Sokoyi yari imaze iminsi irasa abanyamurenge muri teritwari ya Minembwe. Imaze kuraswa ubwo yari ivuye ikaremi yerekeza n'ubundi muri teritwari ya Minembwe kurasa abanyamurenge. Ubu tuvugana iyo ndege yarashwe yose, yahanuwe, mu yandi magambo yahanuwe. Ni ikintu ciza cyane, ikintu cyo gushimirwa, ikintu cyo kuvuga ngo Imana ishimwe cyane. Ibaze kuba indege ihora iva ahantu ija ahandi, gahunda iyijanye cyangwa se intego yayo ari ukurasa ico yita umwanzi, kandi mu by'ukuri ari abasivile, ari abaturage. Ni ikintu kibabaje cyane ibyo leta ikora, bamwe bakayivuganira, kandi mu by'ukuri icaha c'intambara n'icaha kidasaza, icaha cyo kumena amaraso habe niyo comara imyaka 1000 tikiza gisaza, n'icaha gihoraho. Rero turashima Imana ko indege yarashwe ikaba yahanutse, ikaba itakiri kugenda hejuru cyangwa se itari kiri kubuza barwanashaka cyangwa se inzirakarengane z'abaturage b'abanyamurenge bari mu Minembwe, ikaba itari kubarasa. Nishimwe cyane kandi ni kodesha rero ku madubu aturebera uko bwije nuko bukeye atazaryama, ngira ngo iyo video muraza kuyibona y'ukuntu iyo ndege yahanuwe. Andi makuru ahari nuko mu Burundi, igihugu cy'u Burundi, ufite simukadi y'u Rwanda afatwa nk'umugambanyi. Mutekereze nk'ico kintu rimwe politike hari ibyizi dukoresha bibi, twebwe tukagendera muri ico kigare, twebwe tukagendera muri uwo mwijima. Utekereze kuba ufite simukadi y'igihugu cy'u Rwanda, uyifite gusa cyangwa se ufite umuvandimwe uri mu Rwanda, ntiwemere kuvugana nawe niyo simukadi, ntiwemere kuyitunga nk'abantu bagira za MTN, bagira za Airtel, muvugisha umuvandimwe wawe. Yewe n'ufite WhatsApp ibaruye ku Nyarwanda, ubu tuvugana akamenyekana, agomba gutabwa muri mabuso, kubera ko ashinjwa ko ari maneko yaje kuneka. Kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo ntaho biba bihuriye na politike. Umuturage agomba gukoresha line yumva akeneye, cyangwa se yumva afite ubushobozi, nta kibazo. Inzambana n'abarino benshi bakoresha izo mu mahanga kandi bari muri Afrika. Nuko rero icyo ni ikintu kiba kibabaje cyane, ni ukwamburwa uburenganzira, ni uguhohoterwa, ni cacaha nyine c'intambara, aho umuturage azira communication cyangwa se akazira uko yavutse, cyangwa se akazira aho yaturutse, cyangwa se akazira uwo ari we. Rero butuvugana mu Burundi ufite simukadi y'Inyarwanda wese agafatwa, agomba gufungwa, kandi igifungo ca burundu, kubera ko ngo ni umugambanyi. Munyumvire aho ahisigeze. Nuko Wazalendo yatwitse imodoka ya AFC M23 ubwo yari muri patrouille
yaguye muri ambushi irayirasa. Bikanavuga ko hari abasirikare ba M23 baguye muri ico gitero. Abazalendo n'insoresore ziba zifite urugomo, ni abahungu baba barahawe imbunda na leta kandi atari abasirikare, mbese babahungu nyine bangiza muri ya myaka yo gushukwa, yo gukoreshwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabonye kandi Neva yavuze ngo nta mazi agomba kuva mu kindi gihugu, agomba kwinjira mu gihugu c'u Burundi, kandi mu by'ukuri Burundi buri mu bihugu ku isi cyangwa se muri Afurika no muri East Africa bikennye, bigomba kubaho ari uko abandi babagaburiye. Murabizi ko bapakanye na Congo, bapakanye na Uganda, bapakanye n'u Rwanda. Mbese Burundi ni igihugu kenye ariko kiri kugenda conyine cifungira amayira kubera speech za perezida wabo. Speedboat cyangwa se ubwato bwari muri Tanganyika bw'intambara bwirukankaga bwa M23, drone ya FARDC yabutwitse. Abarwanyi ba M23 biciwe mu bwato na drone zavuye i Burundi. Tekereze, drone cyangwa se headquarter ya Congo iri kuva, cyangwa se ahiri ubu nyine tuvugana ni Burundi, kubera ko ibirimbuzi byinshi cyangwa se ibintu bisenya byinshi, ayo madrone, izo ndege z'intambara ziryamye Burundi zikaguruka zigiye kurasa gusa. Ni ikintu kiba kibabaje cyane, kandi mu by'ukuri ibyaha nk'ibi ngibi ntibiza bisaza tibiza bisaza habe na bukeya, n'ibyaha bihora ari bisha, kubera ko kumena amaraso cyangwa se ibyaha by'intambara nk'ibi ni ibintu bitaza bisaza. Rutsuro naho hari intambara, Ituri naho ntihameze neza, hari ubwoba, hari umwuka utari mwiza, kubera ko abazalendo n'abarundi barahari, bari kurasa ku bwinshi. Gahunda yabo ni ugusenya, ni ukwangiza, ni ukubuza umutekano abahatuye. Burundi indi makuru hari nuko mu Burundi umusirikare ufite ipeta rya leta Lieutenant Colonel Manirakiza yarashwe. Usibye ko uyu munsi yarashwe, yari amaze iminsi yarashwe mu mirwano ya M23 ndetse n'ico gihugu ciwe barwanira n'ubusa cyangwa se barwanira ibitariho, kubera ibisebe yari afite cyangwa se ibikomere yari afite byo kuraswa muri iyo mirwano. Ubu tuvugana yapfuye ntakiri mu mwuka w'abantu bazima. Iwe avuga ko yapfiriye igihugu ciwe, cyangwa se ari umusirikare waguye ku rugamba arwanira ukuri. Abenshi muri bo mu by'ukuri babijamo ari itegeko bahawe, batazi n'ibyo barimo, batazi ko bari gukora ibyaha byinshi, ariko ubu tuvugana yapfuye. Andi makuru hari nuko Masunzu tuvugana, hari amakuru havugwa ko ari Nairobi, dore ko ejo n'iposho umuhungu we afite ubukwe hano muri Kasarani, bikaba biri kuvugwa ko ahari. Ariko amakuru twikuriye Kinshasa yizewe nuko Masunzu atazaza, ntameze neza, afite uburwayi. Bikanavugwa ko ubwo burwayi yabukuye aho yari afungiwe, dore ko yari afungiwe ahantu habi hatameze neza, hasi ahantu hameze nko mu mwobo, niko leta ya Kongo izifunga. Muravyibuka gasita y'amezi agera mu 9 bamufunze, bari baramufungiye mu mwobo kaho ari igitungwa cyangwa se kaho ari ikintu kibi, ariko mu by'ukuri leta bakorera leta mbi cyane. Amasunzu rero tuvugana bikavugwa ko ntari Nairobi, amakuru amwe ari kuvuga ko ari Nairobi, yaje mu bukwe bw'umwana wiwe. Andi makuru akavuga ko ari Kinshasa arwaye, ameze nabi, ari mu bitaro. Ariko kuri guhari dukuyeho urujijo nuko Masunzu atari Nairobi, tiyohaza, kubera ko ntameze neza, ari mu burwayi cyangwa se ari mu ihari itameze neza cyane. Abazabishobora bazabutaha, ariko iwe ntarimo. Ico ngico mugende munakimenye kibe clear. Masunzu ntabwo azaza inanga kubera ko atameze neza. Abarwanashaka batwirwaneho cyangwa se M23 bakomeje gukora ibikorwa byiza by'indashikirwa, bakomeje gukataza, bakora neza cyane. Tubashimira ubw'umuhate wanyu, ku bwitange bwanyu, kubera ko mwarakoze cyane kuza kutubera abacunguzi, kuza kwigomwa, mukagira ibintu byinshi mudukorera, mukagira ibintu byinshi mwigomwa byiza mwarimo mukunze by'imiryango yanyu, ariko mukemera mukaja kubohora igihugu. No kuvuga ngo tuvugana igihugu cy'u Burundi kimeze neza habe na bukeya, kubera ko uriya mugabo Neva speech agenda akora yiwe menshi, agenda wenyine yifungira amayira kugira ngo
asa n'uwigaragaza nk'aho yishoboye, kandi mu by'ukuri Uburundi ni igihugu kenye cyane. Ngo gahunda ihari nuko ashaka gufunga imigezi yose ituruka cyangwa se ifite isoko mu Rwanda, akayifunga kugira ngo ntikomeze kwinjira mu gihugu ciwe. Kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo ngibyo niyo bikozwe, abaturage babandi bepfo, babandi bo munsi nibo bababara. Abaswahili bazavuga ngo ndovu zikipigana nyasi ndizo zinaumia. Urumva rero ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, abasivile cyangwa se abaturage nibo barengana, nibo bababara, nibo bateseka cyane. Kandi n'ibintu agenda avuga by'urwango byo kwangisha abaturage abandi. Umunyarwanda ni umuntu mubi, umunyamurenge ni umuntu mubi. Kandi mu by'ukuri twibukiranye ko harimo abarundi bashatse abanyarwanda, harimo abanyarwanda bashatse abarundi, harimo n'abanyamurenge bashatse abarundi, harimo n'abarundi bashatse abanyamurenge plutôt. Rero ibyo ngibyo twebwe ntitugomba guhura nabyo. Politiki igomba gushyirwa kure y'abaturage kugira ngo ntidukomeze guteseka, ntidukomeze kuzana umwiryane, usange abavandimwe bari kwangana, usange umukobwa w'umurundi ushatswe mu banyamurenge karagirirwa nabi, cyangwa se umukobwa w'umunyamurenge ushatswe mu barundi karagirirwa nabi. Ibyo ngibyo ni ingaruka za politike mbi cyane ku basivili. Nuko rero ayo niyo makuru yari ahari, ayo niyo makuru y'uyu mugoroba twavuze ati reka tuyabagezeho, kubera ko akariho karavugwa. Kandi mu by'ukuri numva politike itagakwiye kugira umunyamurenge umwanzi w'umunyarwanda, cyangwa se umunyarwanda ngo umwanzi w'Uburundi. Ariko ibyo ngibyo akenshi bipfira cyane ku buyobozi bubi, ku butegetsi bubi. K'ibyo niva hagenda avuga, mwabonye ko yatangiye gufunga abantu bakoresha amasimukadi ye mu Rwanda, abantu bafite za WhatsApp zo mu Rwanda, iz'inyarwanda plutôt, mugende muzikuremo kubera umutekano wanyu. Isaha n'isaha byobamerera nabi, cyangwa se ugasanga ibateje ibibazo. Nimba ufite uwawe mu Rwanda muvugana, genda ubu bihagaritse kubera sekirite yawe. Ejo n'ejo bundi utazaza kwisanga mu mazi ruzi rwita ikiziba, kubera ko ibintu nk'ibyo iyo byabayeho bigenda bikora ku bantu benshi, kandi ugasanga aho uri kuhikura biri kukugora. Aho uri cyangwa se ikibazo wenyine wishizemo kukivamo ugasanga kije kugutesha ibindi bintu byinshi tutagiye kuvuga. Kubera ko intambara y'akarere nk'iyi ngiyi imeze gutya, abantu benshi bagenda inzirakarengane nyinshi zirapfa. Abantu bose bari mu magereza, abantu bose bari mu prison ntabwo ari abanyabyaha. Abakora ibyaha abenshi usanga bigaramiye, inzirakarengane zigafungwa. Rero abantu muri Burundi mufite za WhatsApp z'inyarwanda, muvuga n'abantu banyu bari mu Rwanda, mugende mubigabanye kubera impamvu y'umutekano wanyu. Mugende mubije kure cyane, mugende mubyitaze. Ejo n'ejo bundi utazasanga wenyine witeje ikibazo. Kandi mu by'ukuri kumva ni byiza, ngo ariko kumva cyane ugakora ibyo wumvishije ni byiza kurushaho. Rero banyamurenge, banyarwanda muri Burundi, aya ma WhatsApp cyangwa se izo nimero mugende mube muzihagaritse, cyangwa se munazikureho, kubera igihugu murimo gifite ubuyobozi bubi, gifite urwango, gifite ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugomba kubyirinda kugira ngo ejo n'ejo bundi utazabigwamo, cyangwa se ugasanga uraharenganiye. Naje kuvumbura ko amagereza barimo bose si abanyabyaha, kandi abapfuye bose abenshi suko n'iminsi yabo iba yageze, ni za mpanuka nyine ziba zaje. Akenshi ubwirwa ntiwumve. Kumva ni byiza cyane, rero mugomba kumva kandi mukabishira mu bikorwa kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazaza kukuzanira amazi nk'igisusa. Twirwaneho aho muherereye hose, abarwanashaka amadubu turabakunda cyane, kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu b'umumaro ku gihugu ndetse no ku bwoko. Turifuza ko ibyo mwaruhiye cyangwa se ibyo muhamurwanira, izo mbuto mwazaziryaho, ndetse n'abanyu n'abuzukuruza banyu, kugira ngo mukomeze mugubwe neza n'ibihe murimo. Turabakunda cyane. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.